Ni nyuma yuko umukino wahuzaga Gitaba Football Club ndetse n'ikipe yo mu mujyi irimo abakinnyi bagiye batandukanye. Umukino uje kurangira Gitaba Football Club kabisa ibakubise ibitego 3-1. Abahungu ba Evra kabisa baje kuba bitwara neza mu mukino. Ubu ngubu mumbona narinje kuganira n'umutoza Izaba Emmanuel aka Evra wazamuye abahungu be benshi cyane. Izaba Evra, amakuru yawe umeze ute? Amakuru ni meza. Umeze neza? Meze neza. Ni nyuma yuko umukino urangiye nabonaga ugoranye cyane kabisa. Umukino wawe wawuteguye gute? Ni gute abahungu bawugenda ubazamura amakuru ya kunabonye umufana wawe no munsi yishimye? Ntabwo byoroshye. Ni ibintu bisaba gushyiramo imbaraga gukora imyitozo buri gihe. Bari abahungu babonye benshi n'abatanyanye bakiri batoya niyo mbona ko mu kibuga batanga umusaruro. Kabisa ni nyuma yuko ambwiye ko abana yagiye batangira nawe utwana duto cyane, ariko kabisa mwabonye ko taye yaraburije ubwo no kubakubita ikijyanye n'ibiryo. Reka mubaze ikibazo gitoya, ikipe ya Gitaba Football Club ahari yaba yaratangiye irya, ariko mbona isa na hari ya kera. Gitaba yatangiye mu kwezi kwa gatatu 2014. Ubu imaze imyaka isaga 10-11. Gitaba urumva ko ari ikipe ya kera kabisa. Abahungu bawe nagiye mbona batandukanye barimo ba Iwobi, ba Mududuzi. Ese abana bawe ubatwara mu mujyi umwe ko nabonye basaraho bumvikana cyane? Ni iyihe tekinike ukoresha kurusha abandi batoza? Barumvikana kuko urumva abana nimba batanganye ari batoya bagifite imyaka 12, 6, 8, 7 gutyo bakagenda bazamuka 15, 16 bagomba kumenyerana bagaza uburyo bw'imikinire ko duhora dutegura ama match menshi atandukanye ya mikare. Niyo mpamvu ubona ko match ntabwo yapfa kubagora cyane, ntabwo yapfa kubagora. Niyo mpamvu ubona ko bitwaye neza. Igiciro birahari, dutangira ku bana batoya guhera ku myaka 6, imyaka 6 kujya ku myaka 10, dufata imyaka 10 na 12, 12 na 15, 15 na 18 twajya mu kipe nkuru none nkuru yazuza. Iyi ngiyi nabonaga iri mu kibuga. Ni nyuma yuko nabonaga ufite abasore bafite tactique iri hejuru kabisa. Ibanga ryawe numvishije ko numvukundanyisha abana. Mbese reka nkubaze ibibazo, hari support wewe nk'umutoza, nk'umuntu ubagira inama mbona uhorana nabo umunsi ku wundi? Mbese no mu mashuri wabahereza agasupport ko kuba wabageza y'amahoro mu buryo wenda bwo kuvuga ngo nk'uwabavuye mu shuri wamugezayo? Oya, twebwe umupira dukina ntabwo ari umupira wo kuvuga ngo nukwimbyuka ngo tugakina neza tugatsinda tugatuma ikipe tugatsinda. Twebwe tureba no kuburezi kuko umwana wacu yatsinzwe turamuhana, kandi ikindi abana bacu baba bahanga turabahemba. Niyo mpamvu rero ntabwo twe tureba ku mupira gusa, tureba kujya na discipline y'umwana ndetse no kwishura n'uburyo umwana tumukurikirana ngo tumenye uburyo umwana yiga. Rero abonetse case z'abana bananiranye ba kwishuri turabafata tukabajyana tukabaganiriza hamwe n'abarezi babo ndetse dufatanyije n'ababyeyi babo bigakemuka. Ni Gitaba naje kubona rero ifite abakunzi benshi, abafana benshi kabisa. Jewe wenda nk'icyo nakubaza abafana bawe ndetse n'abakunzi ba Gitaba muri rusange, nabonaga stade N1 kabisa mwayujuje, wababwira iki uyu mukoroba batahana? Icyo nababwira, muri iyi minsi dufite abakunzi benshi, dufite abafana benshi bakurikira ikipe. Rero cyo turashishikariza no gukomeza kutuba hafi bakadukurikira match zose dukinira, bizasorute bizanga zose bakaza kwa icyo twiteguye no kudatura ibyishimo gusa. Abaturage bano ku kigo turashaka kuba ibyishimo binyuze mu mupira w'amaguru. Yego kabisa. Ni nyuma yuko naganiraga na Evra Izaba Emmanuel, yese intumbero y'ikipe yanyu mbona nziza cyane. Intumbero y'ikipe yacu ni ukufata abana tukabazamura, umupira bakina ukaba wazababeshaho mu bundi buzima busanzwe, bakaba bakuramo amafaranga kuko dufite abakinnyi bamwe namwe bagiye bari muri division urumva batangiye kuzamuka. Nego yacu rero no kubazamura ku buryo umupira wacu utazagirangira ngaho ku kigeme ugakomeza bakazagera kuri cyane hashoboka. Ndumva ari umutoza mwiza kabisa, uhereza abana inzozi nziza. Ese nk'umutoza Gitaba Football Club ko mbonye ucyuye intsinzi wayakiye gute? Ni intsinzi nakiriye neza. Turi mu gusoza umwaka, mu by'ukuri twe tumaze bisi tuvuye imugonga twatsinze ibitego 3-2. Ni ngombwa yuko dusoza umwaka none turi gutsinda, kandi dukoze mu nkoko natwe dutegura match vuba itunguranye kugira ngo tugire ngo twihumure byonyine dutangire umwaka tumeze neza. Muri ubwo buryo rero intsinzi irashimishije cyane kandi ndakora abafana nabo babyakire neza. Yego, ni Evra ufite equipe nziza rero hano ku Kigeme. Ese abantu bose bakunda Gitaba wabagira nk'izihe nama kabisa? Inama nabagira nta yindi ni ukomeza bakayikunda bakayiba hafi ubishoboka byose. Yego, murakoze cyane Evra, murakoze. Sana merci.